Ikindi kugira ngo umwana avuke ameze neza, wirinda kuba wabangamira nyina ngo umubabaze. Yego. Kuko iyo ubabaje umubyeyi uba urimo ubabaza n'umwana uri mu nda. Wambwira uburyo ugomba kwita ku mugore wawe mu gihe atwite? Kugira ngo igihe atwite ujye ubikora? Ndabikora. Urabikora? Ndabikora. Uyu mugabo arimo arabihamya ko abikora? Ndabikora. Ngaho tubwire ukuntu bigenza. Umwana gwingira mbere yo kuvuka na nyuma yo kuvuka byose birashoboka. Mu byubaka umubiri hari mu byo duhinga harimo ibishyimbo, hakabamo soya, hakabamo amashaza, hakabamo ubunyobwa. Ibyo biri mu byubaka. Numva ari bya bindi byose duhingara. Muremeranya nawe? Muremeranya nawe? Ako mu birinda indwara se nabivuze nitubihinga imboga. Nituhinga imboga se. Ngaho komeze imboga. Mu birinda indwara harimo imboga. Yego. Hakabamo imbuto harimo amananasi, amapapayi, za marakuja, ibinyomoro. Okay. Ugashyiramo no kuba yabirira igihe, noneho akabirya atagongo yatashonje cyane ngo igifu kitabagare, akabifatira igihe binasukuye. Icya gatanu n'ubwo wamubonera yenda nk'utuntu tw'utunyomoro cyangwa imineke. Umugore ukuntu ayitegura, we ajya gusoroma imboga, akajya gukura umwumbati, umugabo nawe akaba yagura utudagara, akazana n'amavuta. Yego. Ubundi akaba yabona n'iryogi. Imboga n'ibishyimbo. Imboga, ibishyimbo. Imyumbati. Ikijumba. Jewe mfite 5 zitera nayabaha buri munsi. Wayabaha buri munsi? Icyo bivugiye ni uko ari imwe mfite. Nitwa Kimana Emmanuel. Indyo yuzuye. Yego. Mbo ni imboga. Imboga. Ni ibishyimbo. Ibishyimbo. Ni amata. Amata. Mbo n'ibijumba bihase atari ibijumba byinshi. Mbo ugashyiramo no kuba yabirira igihe, noneho akabirya atagongo yatashonje cyane ngo igifu kitabagare, akabifatira igihe binasukuye. Hako icya gatanu ntabwo kimbwiye. Icya gatanu uvuze bine habaragaho kimwe. Icya gatanu n'ubwo wamubonera yenda nk'utuntu tw'utunyomoro cyangwa imineke. Utuntu tw'utunyomoro. Urakoze cyane. Muremeranya nawe? Ibi navuze nibyo. Ibishyimbo birimo. Ikijumba kirimo. Amata arimo. Utunyamorozi. Abantu bashaka kunkubitira mu gafukara. Wavuze ibishyimbo. Uvuga ikijumba. Uvuga amata. Uvuga imboga n'utunyomoro. Cyangwa utuneke tubonetse. Muremeranya nawe mwese? Nimwerega mu muhesha amata ntabwo ari ngewe. Muremeranya nawe? Banyakubaha kanama nyamuramaka hano barimo baranyumvisha ko ari byo. Nibyo duhembe cyangwa si byo? Nibyo. Barabyemeje mukomere mu mashyi. Akira uyu munsi unywa amata. Umuntu ukugabiye inka mu kinyarwanda baguhaye ubutunzi. Ngiye nkuhaye amata ni muri umuna w'ubutunzi. Muri ndabe indyo yuzuye hagati y'umugabo n'umugore ninde uyitanga? Bombi bafatanya kuyitegura. Bombi bafatanya kuyishaka. Reka nsubiremo ikibazo neza. Indyo yuzuye sibyo? Hagati y'umugabo n'umugore ninde uyitegura? Bombi bafatanya kuyitegura. Bombi bafatanya kuyitegura. Nibyo? Nibyo? Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Nibyo? Papa, igira hafi ahangaha mbonye uzunguza umutwe ntabwo byemera. Utubwire wowe, ugumye aho nawe.
Amazina witwa nde? Yeri twagabanga Innocent. Innocent. Hagati y'umugabo n'umugore ninde utegura indyo yuzuye? Umugore ni witegura. Umugore ni witegura. Kubera icyo ari umugore witegura? Umugore ukuntu ayitegura, we ajya gusoroma imboga, akajya gukura umwumbati, umugabo nawe akaba yagura utudagara, akazana n'amavuta, yego, ubundi akaba yabona n'iryo gi, wa mudamu byose niwe bitegura akamenya kugaburira umwana. Umugabo rero agakora iki? Umugabo warahaha. Umugabo arahaha. Ahaha indagara. Arahaha. Umugore agategura. Ibyo Innocent avuga murabyemera? Ibyo Innocent avuga murabyemera? Bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Banyakuba abayobozi. Ibisubizo by'abagabo babiri biratandukanye. Umwe aravuga ngo indyo yuzuye itegurwa n'umugabo n'umugore bashyize hamwe. Undi akavuga ngo itegurwa n'umugore umugabo agahaha. Ninde duhemba ninde tudahemba? Murakoze. Aba bagabo uko ari babiri, harimo umwe wabikoze neza ariko n'undi yagerageje. Uwa mbere ndabanza mvuga wabikoze neza. Uwa mbere niwe wabikoze neza kubera ko kubera yuko yavuze ati umugore n'umugabo bose bafatanya gutegura indyo yuzuye. None se kugira ngo uwo mugabo ajye guhaha izo njanga cyangwa se n'iryo gi, si uko aba yicaye hamwe n'umudamu wiwe bakavuga bati uyu munsi umwana wacu ararya iki n'iki. Baba rero babanje kubiganiraho. Ubwo nibwo buryo bwo gutangira gutegura ifunguro ry'umwana ry'uwo munsi. Hanyuma noneho rero ikitari mu rugo, umugabo nimba ari ubika amafaranga, nimba ari ufite amafaranga cyangwa nimba ari ufite umwanya, akajya guhaha ibidahari, umugore nawe akasigara ategura za mboga n'imyumbati bihari, bakaza bakabitegura bose. Uwa mbere rero niwe wabikoze neza. Gusa wenda n'uwa kabiri nuko yenda yabivuze mu buryo butari bwo, akavuga ngo umugore uwa kabiri wayumvaga ko ari ukubitegura, atonora imyumbati, akata imboga ariko gutegura, ariko n'uwa kabiri urumva yuko nawe azi ko umugabo agira uruhare mu gutegura ifunguro ry'umwana. Hano ndashaka umumama hano umbwira ibiribwa bihingwa mu rugo bifasha mu mirire myiza y'umwana cyangwa se mu kurwanya igwingira mu rugo. Ninde hano wagisubiza? Kandi tugire vuba, amasaha arimo aragenda. Utsinda nkuha amata nikomereza. Nitwa Jeannette. Jeannette, irindi? Irigukunze. Iradukunda? Irigukunze. Irigukunze? Mu rugo iwawe ni ibihe bihingwa wahinze mu rugo, cyangwa se ni ibihe uzi bihingwa mu rugo bifasha mu ndyo yuzuye bikarwanya igwingira mu bana? Imboga, ibishyimbo, imyumbati, yego, n'ibijumba. Dusubiremo neza, warumbwiye? Imboga n'ibishyimbo. Imboga, ibishyimbo, imyumbati, ikijumba, amateke. Ibyo bitanu nibyo byibanze. Kadusubiremo rimwe. Imboga, ibishyimbo, amateke, imyumbati n'ibijumba. Muremeranya nawe? Murabihakanye? Neza pe. Wowe bihakanye gira hano umbwire rero ibyo ari byo. Amazina? Murakoze. Nitwa Dusabe Christine. Yego. Ibintu duhinga mu ngo zacu
bituma umwana egereza mikoro umunwa bituma umwana adashobora kugwingira mu gihe mu ifunguro aba yafashe. ibyo duhinga mu rugo nibyo mbaza. Harimo mu bitera imbaraga. Iyo niyo tape ya mbere ngiye kubanza guheraho. Harimo ibijumba, yego, imyumbati, yego, amateke, ibirayi, yego, igitoki, n'ibindi bigakomeza. ko numva ari nka bya bindi se. Hakazamo mu byubaka umubiri. Mu byubaka umubiri hari mu byo duhinga harimo ibishyimbo, hakabamo soya, hakabamo amashaza, hakabamo ubunyobwa. Ibyo biri mu byubaka. Numva ari bya bindi byose duhingara. Muremeranya nawe? Muremeranya nawe? Ako mu birinda indwara se nabivuze nitubihinga imboga. Nituhinga imboga se. Ngaho komeze imboga. Mu birinda indwara harimo imboga. Yego. Hakabamo imbuto harimo amananasi, amapapayi, za marakuja, ibinyomoro. Okay. Akanama kacu. Ibihingwa bavuze nibyo koko cyangwa sibyo? Batsinze rwose. Urakoze cyane. Kimara kumenya ko wasamye itaruzuza ukwezi wihutira kwegera abaganga. Nyuma yo kubimenye noneho wipimisha inshuro zingahe mbere yo kubyara? Mbere yo kubyara wishupimisha ni inshuro 5. Nibyo abandi mukurikiye nibyo? Ngo tubwire wowe wipimisha inshuro zingahe? Inshuro 8. Kubera iki noneho ari ngombwa ko wipimisha inshuro 8? Kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'umwana mu nda bajye bareba uko umwana akora neza mu nda. None se ushobora kutubwira igihe umubyeyi atwite birashoboka yuko ashobora kubyara umwana ugwingiye cyangwa umwana agwingira nyuma yo kuvuka? Wowe uko bizi bimera bite? Umwana agwingira mbere yo kuvuka na nyuma yo kuvuka byose birashoboka. Birashoboka. Ngaho tubwire rero igihe ariko uyu mubyeyi mu mukomera amashyi. Nabisubije neza. Nabisubije neza. None se biba byagenze gute kugira ngo umwana agwingira ataravuka? Ukurikije ubuzima umuntu ababayemo, hari igihe ubaye mu buzima bubi cyane, urya ari uko uvuye guca inshuro, utaba wabonye nawe uca inshuro ukaburara, cyangwa wagira nk'amahirwe ukabona ibijumba n'ibishyimbo ngo ubwo urariye, kandi ibyo ntabwo byatuma umwana akura neza mu mubiri. Ariko ndabona ufite umwana muto, si uwawe? Ni uwanjye. Afite igihe kingana gute? Afite amezi 10. Afite amezi 10. None se uyu mwana umutwite wipimishije inshuro zingahe? Nipimishije inshuro 6. Inshuro 6 mpita mbyara. Wipimishije inshuro 6 uhita ubyara. Muri icyo gihe igihe wajyaga kwa muganga kwipimisha baguhaye ibinini byongera amaraso? Barabigu. Urabinywa kuva uwo munsi iyo babiguhaye urabinywa paka umwana niyo wabyaye barongera bakabigu ugakomeza ukabinywa paka birangiye. Yego. Uyu mwana umbwiye ko afite amezi 10. Noneho wamwonyeje kuva ryari kugeza ryari utari wagira ikindi muvangira? Namwonyeje kuva nkimara kumubyara ako kanya kugera n'ubu ngubu, kugera afite amezi 6 nta kintu na kimwe nari bwamuhe usibye ibere. Yego. Uyu mubyeyi ariko ni mu mukomera amashyi. Murumva ko nabigenza neza? Mwese niko mubigenza? Noneho uyu mwana akimara kuzuza amezi 6 watangiye umuha iki cyunganira ibere? Wamutangije iki? Namutangije ibinyomoro n'imineke, nkajya mbara ibyo muha na igi n'igikoma. Murakoze cyane. Mwabyumvise? Igi uri muha ryari, kangahe ku munsi cyangwa kangahe mu cyumweru? Urambwira. Bitewe n'ubushobozi umuntu aba afite, ariko igi ni ngombwa ku mwana buri munsi, igi rimwe riba rihagije. Nuko uba utagize isuku, iyo ugiye gutegura ibyo guteka ngo ugaburire umwana, izo mboga biba bisanga ubanza uzironge, numara kuzironga ubone kuzitegura. Nimba ugiye kumuha icyo kinyomoro cyangwa iryo ry'inka uko babitubwiye, ugomba kubanza ukabironga n'amazi meza asukuye.
urakoze cyane. Noneho mu bintu by'isuku hari ikintu cy'ingenzi cyane nshaka kumva kijyanye no gukaraba intoki. Ndashaka umbwire ni ryari ukwiye gukaraba intoki, ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Ibihe by'ingenzi, igihe cya mbere ugomba gukaraba intoki igihe ugiye konsa umwana. Mu gihe ugiye konsa umwana nkatwe akenshi tuba turi mu murima, ariko biba bisaba n'ujya konsa umwana basi wajyanye amazi mu gapara ubanza ukaraba ibiganza ubone guha umwana ibere n'ibere urihanagure. Ni ryari uvuga ko noneho ukarabye neza intoki? Uvuzemo mu bihe by'ingenzi, uvuzemo kimwe cyo konsa umwana, ni byiza cyane. Noneho uvuzemo ko wagendanye amazi mbere yuko umwonsa ukabanza ugakaraba. None ukaraba ute rero? Ufata amazi n'isabune ugakaraba neza intoki, ugakura imyanda mu nzara, kuko akenshi nkatwe tuba turi mu murima, mu nzara haba harimo umwanda. Ugomba kwita kubanza gukaraba intoki ugakuramo umwanda mu nzara. Uyu mubyeyi asubije neza. Mwese niko siko mubyemera? Niko mubyemera rwose, ni mu muhamashi, ni mu mushimire cyane. Igihe uvuye mu bwiherero ugomba gukaraba intoki neza n'isabune n'amazi meza, ndetse n'igihe ugiye gufata ifunguro ugomba koga intoki neza n'amazi meza n'isabune. Yego, urakoze cyane. Tumaze kumva ibihe bitatu by'ingenzi byo gukaraba intoki. Undi uri bubitubwire, undi utari wadusubiza wumva hari ikindi gihe cy'ingenzi cyo gukaraba intoki atavuze. Igihe uvuye ahantu hatari mu rugo wahuye n'abantu benshi batandukanye, yego, ugomba kugera mu rugo mbere y'uko ugira n'umwana usuhuza cyangwa undi muntu usuhuza wiriwe mu rugo, ugomba gukaraba amazi meza n'isabune. Urakoze cyane. Subiza mikoro uwo mugabo twongere tuganire. Uratubwira Damascene, tubwire, tugiye kukubaza uruhare rwawe nk'umugabo mu mirire y'umwana ni uruhe? Mu mirire myiza y'umwana. Imirire myiza y'umwana habanza imboga, hagakurikiraho ibyubaka umubiri. Oya, wowe ibyo ngibyo ni ibigize indyo yuzuye. Tubwire, kugira ngo mu muryango wawe abana bagire imirire myiza ukora iki? Kugira ngo abana banjye bagire imirire myiza, yego, nuvuga ngo mpinga imboga, yego, nkorora inkoko, yego, bakarya igi yenda mu cyumweru kabiri cyangwa se rimwe bitewe n'igihe nayo zateye. Imboga nazo bakazirya, ibijumba biba bihari nabyo bakarya, n'ibishyimbo, ubundi bakabura n'igikoma. Yego. Noneho ubuzemo mu cyumweru kabiri, kubera icyo ari kabiri mu cyumweru? Impamvu inkoko ntitera buri gihe, kandi noneho iyo idateye buri gihe nubwo yasiba, ntabwo amagi baba bagomba kuyarya buri munsi, kuko hari n'ibindi biba bikenewe. Namwe niko mubyemera ntabwo bagomba kuyarya buri munsi? Namwe niko mubyumva? Wisigira none se wamuha amagi kandi izanabyara buri munsi? Ubaye ufite inkoko 5 zose zitera buri munsi, mufite amagi ahagije, ni ngombwa ko abana uyabaha buri munsi cyangwa ntabwo ari ngombwa? Jewe mfite 5 zitera nayabaha buri munsi. Wayabaha buri munsi? Icyo bivugiye ni uko ari imwe mfite. Yego, ariko ndagira ngo tubanze twumvikane hano twese turemeranya yuko umwana ugomba kumuha igi buri munsi. Murabyemera ko ari buri munsi? Uwo urabivuga heke? Nagenewe igi buri munsi rimwe. Urakoze cyane. Uyu mubyeyi bivuze neza. Igi ku mwana ku munsi. Igi rimwe ku munsi. Rimwe ku munsi. Murakoze cyane. Mwabyumvise? Igi ku mwana ku munsi. Buri munsi umwana agahabwa igi. Siko byose tubyemera? Niko twese tubyemera. Uriya mugabo ariko ataricara, turebe n'undi mugabo kandi tugiye kuganiza, ariko arabanza asubiza ikibazo kimwe. Wambwira uburyo ugomba kwita ku mugore wawe mu gihe atwite? Kugira ngo igihe atwite ujye ubikora? Ndabikora. Urabikora? Ndabikora. Uyu mugabo arimo arabihamya ko abikora? Ndabikora. Ngaho tubwire ukuntu bigenze. Uburyo mwitaho iyo atwite. Yego. Jewe akimara kuva kwa muganga, tukimara kuvayo. Mukimara kuva kwa muganga? Atwite bwa mbere. Yego. Turajyana tukwipimisha. Mujyana kwipimisha? Uyu mugabo ariko ni mumumera amashyi. Yego. Mukomeze tubwire. Iyo tumaze kuvayo rero,
ubwo abaganga baba batugiriye inama yego y'uko tugomba kwitwara mu rugo simuvunishe kuko yikaraga injerekani y'amazi aba ari igihe nyizana simwikoreze inkwi yego kujya guhinga nkamufasha yaba ananiwe nkavuga ngo yitahire yego ajye gushaka ibyo kurya yego ni uko nguko mufasha urakoze cyane uyu mugabo ni mu amashyi murumva ko yita ku mugore we neza cyane kandi bikamufasha kugira ngo umwana avuke ameze neza na nyina ameze neza undi mugabo uri butubwire icyo akora kugira ngo afashe umugore utwite kugira ngo azabyare umwana muzima uratwibwira anyitanirishwa n'amaboko Philibert abanuye mu mudugudu wa Kabuye yego ubundi ikintu ugomba gufasha umudamu yego kugira ngo azibaruke umwana udafite ubugwingire yego ni ukuvuga ngo umubyeyi igihe yasamye inda akakubwira ati mutware wanjye waneye inda narasamye yego uhita umushishikariza mukajya kwa muganga mukajya kwipimisha yego bamara kubapima cyane cyane barabapima bakareba ko nta n'uburwayi mufite yego basanga nta burwayi mufite bagahita babaha n'inama yego z'ukuntu mugomba kwitwara mu rugo ese kubera icyo ari ngombwa kwipimisha ubundi impamvu ni ngombwa ni uko umwana mbere na mbere kugira ngo amenye umubyeyi we abanza kujya kwa muganga akipimishanya na se na nyina bakazabyara baramukoreye igipande kiriho amazina ya se na nyina ibyo ni byo by'ingenzi bituma umuntu akwiye kujya kwipimisha icya kabiri iyo mutagiye kwipimisha umugore nta cyizere aba afitiye umugabo ko amukunda nibyo yego ngaho tubwire uwo mudamu mwegeranye arashaka kuza kukunganira ariko banza tubwire wambwiraga icyo ukora kugira ngo ufashe umubyeyi kugira ngo azabyare ameze neza abyare umwana utagwingiye kandi n'umugore aba ameze neza ngaho mbwira icyo ukora mu gihe umudamu wawe atwite uwo mudamu araza kutwongerera impamvu yo kwipimisha we niba uri budusobanurire wowe ngaho mbwira icyo ngicyo ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kubanza gufasha umudamu wirinda kumukoresha imirimo y'imvune yego nawe niko bigenza nanjye niko mbigenza ntabwo natuma ajya kwikota kandi afite umwana mu nda yego ikindi cya kabiri ugomba kumushakira amafunguro yego amafunguro arimo indyo yuzuye yego kugira ngo wa mwana mu nda amererwe neza ikindi kugira ngo umwana avuke ameze neza wirinda kuba wabangamira nyina ngo umubabaze yego kuko iyo ubabaje umubyeyi uba urimo ubabaza n'umwana uri mu nda namwe niko mubyemera iyo ubabaje umubyeyi uba ubabaje n'umwana uri mu nda namwe niko mubizi murabizirikana muranabikurikiza uyu mugabo ni mu amashyi niba abikora rwose ngaho nakomeza tubwire uko bigenza none ubwo umudamu yageze igihe ananiwe ugomba kureba nimba nta mbaraga afite n'isuku ukayimukorera yego n'isuku ukayimukorera ukamumesera imyenda kuko nta mbaraga aba afite yego igihe cyagera ukamuherekeza ukamujyana kwa muganga urakoze cyane ariko hari abagabo ngo bajya mwumva ngo bajya mu kiraka bava mu kiraka ngo bagahitira mu kabari na hano Nyaruguru birahaba urebye n'ahangaha ibyo bintu ntabwo bikunze kuhaba naho bigaragara ni hake cyane ntabwo bikunda kuhaba ntabwo bikunda kuhaba none se kubera iki tukibona abana bagwingiye kandi na hano muri uyu murenge turimo bahari impamvu rero abana ubona harimo abana bakigwingiye biterwa n'amikoro yego iyo mu rugo rw'abantu baba bafite yego kuko hari ingo ntabwo zingana haba hari ingo nk'umuntu utagira isambu umuntu arya yacishiro
ntabwo umwana azakura neza nka wa wundi ufite aho akorera abana, ntabwo yakora kimwe n'abantu. Ibyo bikaba byatuma umwana agwingira. Ibyo bintu nyine urebye bibamo ikibazo. Yego. Kuko nimba nk'ubu nangaha kwatisha umurimo birahenda. Nk'umuntu rero ucishuro kugira ngo yatishe umurimo w'ibihumbi 30 ku mwaka biba bigoranye. Yego. Ariko nyine hari n'abandi bihangana bakemera bagafatanya, umugore n'umugabo bagafatanya bagakora, hakaba n'ubwo biteza imbere bagabona n'umurimo wabo. Urakoze cyane, hereza iyo mikoro umudamu mwicaranye. Uyu mudamu yari yatubwiye yuko ashaka kutubwira ukuntu iyo witaye ku mwana, iyo ugiye gupimisha inda, umudamu kwipimisha igihe atwite, ibyiza birimo kugira ngo uburyo umwana bazavuka afite ubuzima bwiza atanagwingiye. Ngaho tubwire. Umwana rero icyo gihe Yego. iyo tugiye kwipimisha umwana baba bagira ngo barebe ko umutima we utera neza. Yego. Uko umutima we utera neza nicyo tugomba gukora. Tujya kwa muganga bakatubwira uko umwana ameze. Yego. Nimba umutima utera, nimba udatera bakakubwira ati madamu wowe rero ni ugukurikirana ubuzima bwawe. Urabisobanukiwe neza yuko umwana iyo ari mu nda umutima we ubukora ni ubukora ugatera kandi basanga udatera neza bakaba icyo bagufasha bakagukurikirana kwa muganga. Urakoze cyane. Uyu mudamu nawe nimumushimire cyane uko abisubije neza. Yego. Tubwire ibintu umubyeyi utwite akwiye kwitaho. Cyambere abanza kwita ku isuku. Yego. Ikindi cyo kwitaho mu gihe utwite kugira ngo umwana wawe atagira ikibazo mu nda, kuko iyo ufite ikibazo n'umwana agomba kukigira. Ugomba kwirinda ibintu byakubabaza, siteresi, ukiha umutekano ku buryo umwana wawe atagira ikibazo. None se ubundi muri ibyo byose birangira umwana, iyo bititaweho birangira umwana bimugendekeye gute? Umutwite mu nda. Yego. Umutwite mu nda hari igihe ashobora kuvuka atameze neza. Yego. Aha. Noneho uretse ibyo witaho mu gihe umubyeyi atwite na nyuma yo kubyara ukita ku mwana, uyu mwanya noneho tugiye kuganira, umbwire imbogamizi ziri aho mutuye zituma umwana ashobora kujya mu kibazo cy'imirire mibi n'igwingira. Ni izihe mbogamizi muhura nazo uyu munsi? Kuko turacyabona mu karere ka Gisagara hari abana bagwingiye, hari abari mu mirire mibi, nk'uko mubizi bamwe bita ngo ni mu muhondo, ngo ni mu mutuku. Biterwa n'iki? Ni izihe mbogamizi? Imbogamizi ya mbere niyo kuba ufite umugabo mwashakanye akaba mu rugo wenda nta mutekano uhari. Umutekano ubuze mu rugo, abana nabo bibagiraho ingaruka, bakaba bagwingira. Yego. Kuko mugashaka gukorera amafaranga, wenda njye kuko nabyaye indahekana nabashije kuringaniza urubyaro, noneho za ndahekana zanjye kuko nambaragana n'umuntu uba uri buguha akazi, umugabo agakorera amafaranga akaba yakwigira mu kabari. Icyo gihe mu rugo nta mutekano uba uhari, abana ntabwo bagomba kubona ibikwiriye. Yego. Komeza utubwire. Nk'abana bageze nk'igihe cyo kujya ku ishuri, Yego. ugasanga mu rugo abana ntibiga, Yego. bitewe n'umutekano mukeya uhari w'amakimbirane. Yego. Urakoze cyane. Reka twumve n'uyu mubyeyi mugenzi wawe. Mbona hari inshingano abagabo bashinzwe badakora, nko kuba umwana muri ya minsi 1000 badusaba. Hari abagabo bamwe na bamwe batazi iminsi 1000 n'iki, ugasanga ntaganiriza umugore we mu gihe asamye cyangwa agakora kuzinda, aganiriza umwana akiri mu nda amumenyere nka se. Yamara no kuvuka umubyeyi akagenda, ugasanga wa mugabo uhora wigendera atajya yita ku inshingano z'urugo.
wa mubyeyi w'umumama nawe ugasanga ni wa muntu ahora anywa ibiyobyabwenge ntabone amashereka ahagije kuko atabonye indya yuzuye, yanayitegura akayitegurana umwanda nta suku ihagije. Ibyo rero bisaba ko abantu babasura bakabaganiriza bakabahugura bakabereka uburyo umuntu ategura umubyeyi wasamye ko agomba kugana muganga, kandi ikindi umugabo nawe akita ku mugore we mu gihe yamuteye inda, akakurakuza inda akaganiriza umwana akamuririmbira akamukoraho, umwana agakura azi ubuzima bwa se n'ubwa nyina. Ibyo bintu mbona ahanini tubura, ntabwo abagabo babona amahugurwa ahagije kugira ngo bite ku bagore babo. Abagabo ntabwo babona amahugurwa ahagije yo kwita ku bagore babo. Buriya bahuguwe bakamenya ko umugore atwite witabwaho kuva asamye kugeza avutse. Nuko batayabona cyangwa nuko batitabira aho atangirwa. None se wowe utwite umugabo wawe mwajyana ku kigo nderabuzima kwipimisha? Cyane twarajyana. We yarabikoze cyane. Abandi se muturanye bo barabaherekeza? Biba bishini nyine kubera bya biyobyabwenge abantu banywa, hari umuntu bibwira akavuga ngo wahaza. Ariko se banywa nk'ibihe biyobyabwenge bituma batita ku bana cyane, nk'ibihe biyobyabwenge cyangwa ugasanga bafite ubukene bukabije, ugasanga ni ba bantu nyine bihorera mu bintu bya bizinesi. Ni ibihe bintu bishobora gutuma umudamu atita ku mwana? Niba uvuze ibiyobyabwenge, ni ibihe biyobyabwenge bishobora kumutwara umwanya ntiyite ku mwana we? Nk'umuntu yasinze yanyweye inzoga nawe ubwiwe ntabwo aba azi agaciro afite. Niba umuntu yasinze akaba ari kugenda atakara mu muhanda ntabwo yakwita ku mwana. Rero icyambere tugomba kumenya inshingano twebwe ababyeyi dufite, tugahinga ibintu bijyanye n'imbuto, tukorora, tukagira imbuto zo mu ngo n'imirima y'igikoni kugira ngo dukangure abana bacu bagire ubwonko buzima n'imiyego y'ubwonko bwabo ikore.